irahagurutse irambwira ngo ije kuguhoza mu ishyamba ry'ikibira cy'Lebanoni yicecekeye iri gukurikirana amarira y'umwerezi iri kureba amatangazo bagutangira iri kureba iminsi uko bari kuyikubarira iri kureba uko amatangazo bayamanika iri kureba yarabaha tanze yarabiha tanze ni ukuvuga ngo yari yahabaye Korodi uzi ko yari yahabaye barayibara bakabona iminsi irashize bakavuga ngo reka tumuhame angakomeye wari uzi ko Imana ikuvugaho utaranarema burya Imana yari idufite mu bitekerezo bya reka ibikora bikore reka abapfumu babirukemo reka ibyo bagutega babigutege reka ayo mahembe aze Imana idufite mu mugambi wayo kuva kera cyane ntacyo bizagutwara burya yarabihatanze ibyo yibwira izakugirira arambwira ati naguhagazeho nanga kukurekura akaricara ntekereza uburyo nabaye muri orpheline ntekereza uburyo inzara yanyishe ntekereza ubuzima mbayemo ndangije mbaza Imana yo mu ijuru irambwira ngo mwana wanjye erega umuhanga wo gukomera akomera gikomereka arambwira ngo kandi ahakomeye niho havuka ukomeye amagambo ndi kuvuga muri kuyumva irambwira ngo ndi kugukomeza kugira ngo uzabashe guhagarara imbere y'abantu bakomeye irambwira ngo uri igisobanuro cy'imirimo ngenda nkora ndangije ndakomera Irembo Ryera TV Irembo Ryera TV amahoro burya si ibibi kugira ngo mbareme umutima w'ibyo muzabona kugira ngo mbareme umutima w'ibyo Uwiteka avuga agize gute tubumbe Bibiliya zacu hanyuma tuganire nari ntangiye mbwira umuntu wicaye muri aya materaniro ngareke kurebera Imana mu byitarakora ahubwo ayirebere mu byo yakoze yongerera yigirira icyizere haleluya iyera y'ijuru iravuze ngo izi byo yibwira izakugirira yego nubwo amajoro abaye menshi nubwo umwijima ubaye mwinshi ariko muri uwo mwijima ukugezeho ngize ibyo yibwira hindukirira mugenzi wawe umubwire ngo burgize ibyo yibwira Yehowasi umwami w'Abayuda atuma kuri Amasi umwami w'Abisiraheli ngo igitovu cyatumye ku mwerezi w'i Lebanoni kiti ushingira umukobwa wawe tekereza nawe umwerezi n'igitovu igitovu kijyangaho kirikarakasa gitangira kwivuga ibyivugo kiravuga ngo nubwo itegeko ritatangwa nyumvira igitovu shaka nubwo itegeko ritatangwa njyewe gitovu ndahanda unyuzeho neya atanyegera anyikojejeho gusa ndamushkoratu ngiye kuvuga ku bubi bw'igitovu maze mvuga no kumwerezi ubundi dusenga Imana dusengere muri iri jambo rivuga ngo cyagutegereje Imana kuko tumenye neza ko ibyo wibwira kutugirira ari byiza ububi bw'igitovu icyambere
igitovu n'iyo imvura itagwa kikaba kiri ku izuba ry'impeshyi. Igitovu ntikijya gipfa kuma. Ikindi cya kabiri, igitovu aho kimeze nta kindi cyatsi kihaba, ntiwahatera n'imyaka niyo wayifumbira akazana gusa. Igitovu niyo wagitema ukabona uburyo bwo kugitema, ntabwo wacyanika ngo ukivune ngo kikugirire umumaro. Iyo wakivuna cyumye kifunguka, iyo ukivunnye nawe kiragukomeretsa. Igitovu niyo wacyanika ku zuba ukagifata ukakivuna, ntabwo wagicana mu ziko ngo gipfe kwaka, amahwa ahubwo arakujomba. Ngo umwerezi w'i Lebanoni uraboroga uvuza induru, uravuga ngo noneho ndapfuye. Igitovu nticyahindurirwa kwitwa igitovu. Igitovu nticyapfa gucika uko kibonye. Igitovu ntabwo wapfa kugicana. Igitovu ntiwagihindura ngo gihinduke. Umwerezi ujya aho ngaho uriheba, umwerezi urababara, umwerezi wumva amagambo y'igitovu. Igitovu kiravuga ngo njyewe ndishoboye. Igitovu kiravuga ngo njyewe ndibashije, nta n'uwo njya mbyigana nawe mu butaka, iyo mpageze bose barahunga. Igitovu uti niyo natemwa ntabwo njya mpfa gucanwa uko niboneye. Umwerezi ujya aho ngaho urarira, kuriheba, urwara ihamuka. Ariko icyo nyikundira, aleluya, ngo Yohana ari ku kirwa cy'Ipatimu, ngagize iyerekwa y'ibiri kubera mu ijuru, ngabona mu bizima bine habuze n'umwe, ngabona mu bamarayika habuze n'umwe, ngo maze Yesu, aleluya, atarafata umwanzuro, ngo Yohana ngo ariheba atangira kurira, ngo agiye kumva yumvijwe. Haleluya, ngo agiye kumva yumvijwe rimuhamagara ngo yewe Yohana we wirira, dore intare yo mu muryango wa Yuda, igishyitsi cya Dawidi, ngo waranesheje. Turashimira Imana kaho turi hose no mu byo duhura nabyo byose Imana irabihatanga. Narimbuze ngo turashimira Imana mu byo duhura nabyo Imana irabihatanga. Mu yandi magambo, mbere yuko bikugeraho Imana iba yahabanje. Ngo umwerezi ukuri murarira, ukuri muravuza induru, ngo hari yari yahabanje ibunze mu ishyamba ry'ikibira cy'i Lebanoni, yicecekeye, iri gukurikirana amarira y'umwerezi, iri kureba amatangazo bagutangira, iri kureba iminsi uko bari kuyikubarira, iri kureba uko amatangazo bayamanika, iri kureba, yarabaha tanze, yarabiha tanze. Ni ukuvuga ngo yari yahabanje. Korodi, uzi ko yari yahabanje? Barayibara bakabona iminsi irashize, bakavuga ngo reka tumuhe amezi nayo bakabona ararangiye, bakiyongeza umwaka, bajya kubona bakabona umwaka nawe urarangiye, bakavuga ngo reka tumuhe undi turebe ko bizakunda. Naho nta yerekwa bafite kuko yahabanje mbere yabo. Haleluya, njyewe maze iminsi menye inkuru nziza, nayita nziza. Hano harimo abantu twabanye, hari abagiye bandera. Nabaye mu mujyi wa Kigali nafite icyerekezo, nabaye mu buvumo bwa Njangwani, nabaye mu rusengero, nabaye hano hepfo kwa mama Olivier,
nabayeho muri uyu mujyi ntafite icyerekezo, ariko iyera nakundaga gusenga isengesho rivuga ngo mana wampaye ibyo kurya. Niba hariho ikintu kiryana ni inzara. Bene da, inzara iraryana. Nkajya nsenga Imana nkayibwira ngo mana wampaye ibyo kurya, Imana ikambwira ngo mwana wanjye nzi ibyo nibwira nzakugirira, ni amahoro si ibibi, nzakugirira neza, nzakugirira ukomeye, kandi kuri wowe hazabaho amashami. Turashimira Kristo kavuga ijambo akanarikomeza. Haleluya. Intego iracyari yayindi, wihanga amaso ku by'Imana itarakora, wongera urebe Imana mu byo yakoze, wongera uyigirire icyizere. Amaboko yakoze bya bindi ntabwo ari magufi. Umunsi umwe hariya ku Muhima, inzara yaranyishe mbagwa Jangwani, ndagenda nyora ibifu ku cyuma. Murabona ukuntu icyuma gisya, cyasya ubunyobwa, amamera, amasaka asagutse, imyumbati, imyiza na yayindi ibiri kumwe n'ibishishwa, amafara amanuka akivangira hasi. Ndagenda ndayora, nari naratoraguye ikigereni, narangiza ngasongera ubwo bugari muri cya kigereni. Noneho buriya hari imari ihombera abanyagataro ntibayicyure iyo yatangiye kwangirika, ni imari yitwa urusenda. Barumenaga mu rutindo harya muri Dobani, sinzi niba hari abantu bahazi ku Muhima. Narangiza nkafata bya bisenda nkabitogosa, nkajya nkozamo bwa bugari nayoye ku cyuma. Ariko napfukama nahamagara Imana ikambwira ngo mwana wanjye nzi ibyo nibwira nzakugirira. Naratangaye cyane. Uriya murwayi wari umaze imyaka 38 ku kidendezi, akavuga kaka ngo Yesu yamugezeho, aramubaza ngo mbese urashaka gukira? Undi mu gihe akijijinganya ngo mfite unjugunyemo. Kristo hari ikintu gikomeye yakoze. Umurwayi izuba ryamurengeragaho, ngo Yesu aje aza ateye umugongo rya zuba rimaze iminsi rimwica. Arabanza muremera agacucu kuko izuba ryari ribaye rirerire, ngo muremera agacucu. Mu gihe wa wundi amuremeye agacucu, aramubwira ngo byuka wikorere uburiri bwawe ugira gute wigendere. Ngo Yesu arahindukira, mu gihe yegutse ngo arebe umubwira iryo jambo, abona Yesu yamuteye ibitugu, ariko ka gacucu karacyahari. Amureba mu bitugu ntiyamubona mu maso. Baroko, reka dushime Imana. Iyi Mana yacu yitarazi turemera agacucu twugamamo. Nubwo iri kugukubita, ariko hari ikosa nabonye iyi Mana yacu itagikora. Ku muntu wayo imukubita imutwikiriye, ikamuhisha amaso y'abanyamahanga. Haleluya. Imukubita igize gute? Imutwikiriye. Ituremera agacucu, ugafata dodo ukazitogosa, ugashyiramo ubunyobwa, ukagenda ukagura ubugari. Niyo mwaburya guhera ku wa mbere kugeza ku cyumweru, Imana irema agacucu abana bawe ntibarware bwake, ikabaha vitamine zitari zisanzwemo. Abana bagashisha, bapima b'imirire mibi ntibabasangemo, bareba barwaye bwaki ntibabasangemo, bareba bishwe n'inzara ntibababonemo. Duhereze Imana yacu icyubahiro, iyo itarazi turemera agacucu. Ntukazi se, ntukaza ko ikugamishijemo, ntukazi. Turashimira Imana. Ababyeyi bari muri iri teraniro muzamura ibiganza. Yo, uza amasengesho twasenze ngo twambare baza, Imana ibona ko bikwiriye, irangije iragenda mu ruganda irazikaba. Turadodesha ntubashe gutandukanya uwambaye risha cyangwa iyo y'amakeya. Imana niyo yaturemeye agacucu no mu byo kwambara. Oya tuvugisha ukuri, ongera ubitekerezeho.
ataraza yabaye iremye agacucu tukomeze tuyigirire icyizere haleluya herutse kwitegereza korari ukuntu zisigaye zihagaze ku rurimbi zishayininga na wa wundi nawe akubitamo baze agahagararana na kanaka ntubashe kumenya ihenze n'idahenze turashimira Kristo kajya amenya ibyo dukeneye akaturemera agacucu kugira ngo aduhishe amaso y'ibiduhiga ngo bitugenze nicaye ndi kurya ubwo bugari Imana irangije irambwira ngo mwana wanjye ubugari n'urusenda murabyumva ubugari se bwo bufatitse nayoye ku cyuma Imana yamwijura irambwira ngo zibya nibwira nzakugirira haleluya 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 hari umubyeyi ubyibutse hariya ndabona amarira amanutse nzibya nibwira nzakugirira niko ijambo ryatubwiye n'amahoro si bibi nubwo ubona bimeze gutyo nubwo ubona ukiri mu gacucu nubwo ubona abantu bari kukugiraho impaka ariko Imana ngo izi ibyo yibwira izakugirira ndangije ndicara ntekereza uburyo nabaye muri orpheline ntekereza uburyo inzara yanyishe ntekereza ubuzima mbayemo ndangije mbaza Imana yo mu ijuru irambwira ngo mwana wanjye erega umuhanga wo gukomera akomera gikomereka arambwira ngo kandi ahakomeye niho havuka ukomeye amagambo ndi kuvuga muri kuyumva irambwira ngo ndi kugukomeza kugira ngo uzabashe guhagarara imbere y'abantu bakomeye irambwira ngo uri igisobanuro cy'imirimo ngenda nkora ndangije ndakomera imaze ijambo irambwira ngo wigeze urwara bwaki nubwo bimeze gutyo ndebye nsanga ntabwo ndi mu bantu barwaye bwaki cyangwa babyimbye amatara irambwira ngo komeza unyizere ni njyewe Mana nkajya nyibaza ninore se Mana nabaye muri orpheline nabayeho nzunguzwa muri uyu mujyi wa Kigali nabayeho mu kazi ko mu rugo amashuri nyasubi kuko bwije nuko bukeye nabayeho ncumbitse mu rusengero ese Mana ubundi uriya ni data umbyara mugira ngo nabaye muri orpheline na se papa wanjye yarapfuye cyangwa mama papa yajyaga afata agakubita ku gikuta mfite imyaka 4 akaza agaterura karenze urugo nkabaza mama ntariko mama ubundi uriya niwe papa mama akambwira ijambo rikomeye arambwira ngo mwana wanjye hari icyo Imana igushakaho kandi uzakibona arambwira ngo uriya ni papa wawe nzabigusobanura ubwo buzima bwose mbubama navuye mu rugo ndi umwana mutoya muri orpheline ndazunguzwa muri uyu mujyi wa Kigali bamfashe nabo baranjugunye mbaho inzara iranyica Imana ikajya imbwira ngo mwana wanjye nzakugirira neza ubu hano muri iri teraniro hari abantu bicaye baratangiye kugira ibyo bababariraho Imana ati Mana aha rwose ndakubabariye ibi ngibi rwose ndabizi ko gushoboka ukabona ko bitashoboka nzanywe no kukubwira ngo ongera ugirire Imana icyizere iyakurinze ukaba ugihumeka umwuka w'abazima iyo nayo ni imirimo y'amaboko yayo n'ibyo ngibyo uri kubona bitashoboka imbere yawe iraje yitamurure kuko izi ibyo yibwira kuzakugirira ndangije ndi gusenga Imana irambwira ngo
nahuye n'ubuzima muri uyu mujyi wa Kigali. Najyaga ngenda ngafata supanete mwese murazizi, narangiza nkayitega ku gitembo cyaho mwogereza ibyombo, ya marigore mumenamo amazi y'ibyombo, ya miceri ivanze n'amasabune n'ibishyimbo bikamanukiramo bigafatwa na supanete ikabikamura, narangiza nkagenda mu Mana ibireba bikambwira ngo humura nzakugaburira mu bantu muri uyu mujyi wa Kigali bazarya neza nawe urimo. Izi ibyo yibwiriza akugirije mubyeyi, burya irabizi. Yewe mukobwa, burya yarabihatanze. Impamvu ubona bitakwica, yarahageze ibanzi kuremera agacucu. Haleluya! Ndangije senga Imana ndavuga ntari komana, abashumba b'iwacu ubu ntibari kumena amata, ntibari kuyabikira, ibiryo abakozi ntibabirya bakabihaga. Kuki njyewe utumye mbayeho muri ubu buzima? Iyera yo mu ijuru irambwira ngo ngiye kuguhindurira amateka. Haleluya! Imana imaze iminsi inkoreye akantu keza, Imana yampinduriye amateka. Bajyaga bandeba n'umugabo wanjye mwene Gihome bakavuga ndagose umuntu uvuye muri Nyanza hariya muri Ruviri atunzwe n'ibyo kurya byarangije garanti, na kariya gakobwa kabaye muri Oruferina kakaba kadafite icyerekezo, muraje mureba kabasazi babiri. Ariko turashimira Iyera izi byo yibwiriza tugirira kugira ngo iturememo umutima w'ibizaza hano. None muri uyu mujyi wa Kigali turatuye, ariko ayo mashyi niba ari aya papa mwayakomye ko ntacyo bitwa. Uzi kuba abantu bavuga ngo muraje murebe, buri mwaka barabyara, muraje murebe akabasazi babiri mu mujyi wa Kigali. Turashimira Imana ko nyuma y'amagambo y'abavuga hari ijambo Imana iba yarateguye kera cyane. Haleluya! Mama wanjye aherutse kuza arambwira ngo mwana wanjye, igihe niki nasenze Imana kugira ngo menye neza ko wagwije imbaraga, hanyuma nkubwire icyo wazira. Araza nta mezi anashize yabimbwiye ejo bundi, arambwira ati buriya ubona papa wawe yagiye akurenza igipangu, yagiye aguhuza n'ibikuta, nzanywe no kukubwira ko utari ikinyendaro, niko iryo jambo kera numvaga babivuga. Nzanywe no kukubwira ko uriya ari kukubyara. Arambwira ngo ngutwite akimara kumenya ko nagusamye, yarambwiye ngo yagiye mu bapfumu gushaka ubutunzi, bamusaba igitambo cy'umwana w'imfura. Arangije arambwira ngo rero mwana wanjye, nanze kukurekura kuko nyiri umukobwa najyaga nkunda guha abaza barokore bavuye gusenga mu butayu, nubwo nari umukatolika, ariko Imana inzanira ijambo ryiza. Irambwira ngo kubw'imirimo nkora mu nda yanjye harimo amahanga akomeye. Wari uzi ko Imana ikuvugaho utaranaremwa? Burya Imana yari idufite mu bitekerezo byayo. Reka ibikora bikore, reka abapfumu babirukemo, reka ibyo bagutega babigutege, reka ayo mahembe aze. Imana idufite mu mugambi wayo kuva kera cyane, ntacyo bizagutwara. Burya yarabihatanze, ibyo yibwiriza kugirira. Arambwira ati naguhagazeho, nanga kukurekura. Akajya ambwira ngo afite intego y'amamodoka n'amayetaje, nkamubwira ngo ntago naguha umwana wanjye. Kamubwira ngo kandi kubw'Imana yansanze ndi umukatolike, ntazi uko Imana ivuga, ikantoranya mu bana b'iwacu, ikambwira ngo mwana wanjye, mu nda yawe
yawe harimo amahanga menshi, hazavukamo abakomeye kandi bazagira umumaro mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yacyo. Mpagarara kuri iryo jambo. Arangije arambwira ati rero impamvu ubona papa wawe akwanga, ko najyaga nicara nkavuga nti n'utarambyaye ko yakwifuza kungira umwana we, ikintu nzira ni iki? Arambwira ngo papa wawe igihe cyose akurebye akubonamo nk'umuntu wamubujije umugisha, akubonamo nk'umuntu wamubujije ubutunzi, nicyo gituma kwanga. Arambwira ngo mfite inda yawe y'amezi 7, papa wawe yumvise ko nazakurekura ngo ngutange, atangira kunkubitagura imigeri mu nda kugira ngo upfiremo. Imana irakurinda, turashimira Imana. Amaboko yayo si magufiya, haracyari mu kazi ko kurengera abayubaha. Imaze iminsi mbwiye ijambo ryiza, irambwira ngo kuba nyikomezaho nzabarinda mbarindire n'abawe. Iryo jambo mwaryumvishe? Kuba nyikomezaho nzabarinda mbarindire n'abawe. Mama arambwira ngo nabonye agiye kunyica njye iwacu, ndakubyara. Muzanye arakunyiba, nari narakwise izina ryitwa Nirushwa amaboko, kuko nabonye udapfiriye mu nda yanjye uvutse uri muzima. Ndavuga ni Imana Nirushwa amaboko, nicyo cyatumye nkwita Nirushwa amaboko mwana wawe. Ngaranjyana ngejejeyo, baramubaza ngo si uwo mwana uzanye yitwa nde? Arababwira ngo yitwa Nirushwa amaboko. Arangije arababwira ngo subizayo, abakuru bamugaye. Turashimira Imana yacu ko itugotesha amahema ku manywa na nijoro. Haleluya! Kubayikoza bakayizera, Imana irabarinda aho bari, kabarindira n'ibyaba badahari. Dukomere Imana amashyi. Kubayikobata, niyo mpamvu mubona abana bacu bagenda bakagaruka amahoro, niyo mpamvu mubona abagabo bacu bagenda bakagaruka amahoro. Turashimira Imana yacu iduhagazeho ku manywa na nijoro. Angejeje mu rugo, guhera uwo munsi niko gutangira kunyama. Akajya nsanga mu bana agaterura agakubita hasi, kugeza ubwo mama yamfasha akanjyana mu baturanyi akancumbikisha, kugeza ubwo ubuzima bwanze nkajya muri icyo kigo cy'imfubyi kandi mfite ababyeyi, kugeza ubwo nageze muri uyu mujyi wa Kigali. Imana irahahagarara kajya imbwira ngo nyikomezaho mwana wanjye nzakugirira neza. Ni ukuri none mfite abana 4 mu mujyi wa Kigali, ndatuye, sinkodesha ahubwo nkodesha abandi. Iyi Mana iracyari mu kazi. Ndashaka ko dusenga ng'igitabo kiri ku ikarakansa, ngo umwerezi ubona ko biwurangiriyeho, ngo ku munsi wa finali iyo habanje yicecekeye, ireba amarira umwerezi uri kurira, ireba amashagaga y'igitovu, ngo irangije ihagurukana ubutware bwayo, itera intambwe, irangije iragikandagira, iragihonyora. Ubutovu n'ubutovu bwacyo n'amagambo yacyo ubushirira aho ngaho, umwerezi uratabarwa, ubuzima burakomeza. Tugiye gusenga Imana. Hari ibintu bikomereye nk'ibitovu, hari ibintu bitumye utaryama, hari ibintu biguhanda ku manywa na nijoro.
hari ibintu bitumye udasinzira, hari ibintu bitumye bakubwira ngo ntacyo umaze, nawe ukireba ugasanga ntacyo umaze. Ariko nagira ngo nkubwire, iyakijije wa mubyeyi wari umaze imyaka 12, niyakijije wa murwayi wari umaze imyaka 38 ku kidendezi, nagira ngo nkubwire ko amaboko y'Imana atabereye magufi ya kuri wowe. Ijambo riravuze ngo izi ibyo yibwira izakugirira ni amahoro si bibi. Tugiye gusenga Imana, tugiye gusenga Yehova, tugiye gusenga Yehova. Mbere yuko dusenga, hano harimo umubyeyi Imana yambwiye ngo iza amarira yawe yo mu gicuku. Yambwiye ngo amarira yawe azwi n'amashuka, amajoro yose akubera y'umubabaro. Imana yo mu ijuru yambwiye ngo iraje kandi irahagurutse, irambwira ngo ije kuguhoza.